ese Element L aho ntagiye kuzima banze urebe kano ka video gato yatubashe kuba twaganira neza. Bivugiye kuri TV y'igihugu Element L nagazongera kunkorera indirimbo. Nyine icyo cyemezo wagifashe mu rijari. Icyo cyemezo ubundi nagifashe kera ahubwo ariko naratinze kugishyira mu bikorwa. Yewe byiza nje ntago nakongera gukora na Element. Niba nabwita ubwana, niba nabyita ikintu cyo nagareba business. Njyewe na Ele ntago turi umugore n'umugabo. Uyu Element L ni umwe mu ba producer dufite anga bakunzwe cyane ku rwego ruri hejuru ku buryo niyo ibiti byaba byanyiriye kajana atabura umuntu akorera indirimbo. Usibye ko ari umu producer ni n'umuhanzi haba ku ndirimbo ze cyangwa se indirimbo yagukoreye akenshi ntabwo zijya zifloping. Gusa uyu Element L muri kano ka mwanya ari gushinzwa n'abahanzi batari bakeya bagenda bavuga yuko Element L ari wa muntu utakigira gahunda, ari wa muntu ushobora kukwiciya gahunda nawe abibona, ushobora kubohereza indirimbo ikarindira amezi 6 umubwira ko uyikeneye ariko akaba atayiguha. Ese Element L byagenze gute? Ibi ni ibintu byagiye bivugwa n'abandi bahanzi sibiri kubivuga kuko nagenda bashyiramo video zabo bagenda babyivugira ukuntu Element L asigaye batengwa cyangwa se Element L atari wa muntu gishobotse. Abantu benshi bakagenda bavuga ati se Element L yaba yahaze ya mafaranga nyine bahora bamumenaho, yaba yayahaze ese bishakira abandi ba producer. Ibi ngibi byahise bituma abahanzi bagiye bakomeye hanga dufite mu gihugu cy'u Rwanda bagiye bafata umwanzuro wo kuba bavuga ati twe ntabwo tuzongera gukorana na Element uko ntabwo twasinye muri Illuminati, amasezerano yacu turayahagaritse, ntabwo tuzongera gukorana na Element L. Ese byaba byagenze gute? Ibi byose nibyo tugiye kugaruka mu kino kiganiro. Gende mbereka no tuvideo buri muhanzi wese avuga Element L avuga yuko adashobotse kandi avuga ko atazongera no gukorera muri studio ye cyangwa se ngo bongere bakorere kuri projet imwe. Byose nibyo tuyagira tugarukaho. Wowe usabwa nta kindi, kino kiganiro niba ugikunze kora like maze ukore na subscribe ufungure inzogera kugira ngo nawe ibiganiro byiza nk'ibi by'ubwenge nibizajya bisohoka nawe ujye ubibona tubane gatanu kandi. Like iramfasha kubona ko abantu bakoze ikiganiro cyanjye bimwe motivation yo kuba navuga ati ngiye kubategura n'ibindi biganiro byiza nk'ibi by'ubwenge. Ikindi kandi nujya muri comment ugasigamo igitekerezo cyawe nabyo biradufasha. Noneho nukora subscribe ugafungura inzogera ni ukuvuga yuko ikiganiro cyose tuzatwa uploadinga wowe mu muntu ukunda amakuru ya showbiz utazajya ucikamo. Kandi ikindi kintu nanjye bima motivation nkuko ubibona hanga tumaze kugira aba subscribers barenga 1000. Nawe biyungeho ujye ubana natwe gatanu kandi cyo mugiye kubana muri kino kiganiro banyita Promesse niyo nagize aka the king of this upward plus 250 and 57 na amazina nkayi n'ijyankwe gusa n'ijyankwe remeye kuri kibiti njye remeye kugusobanurira Mitamese. Uyu muhanzi nkuko mubizi bamwita Davis D ni umwe mu bahanzi bakoreshaga no mu producer witwa Element L kugira ngo amukore indirimbo nziza cyane. Kandi uno mu producer witwa Element L ndetse na Davis D bagiye bakora indirimbo nyinshi zigenda zikundwa ku rwego mpuzamahanga. Davis D igihe yari mu itangazamakuru cyangwa se ari gukoreshwa interview ku kinyamakuru cyitwa Isibo mu kiganiro cyitwa The Choice yaje kuba yavuga ku muhanzi witwa Element L avuga yuko ari umuhanzi utakigira gahunda kandi ikindi ngo gukorana nawe ntabwo ari ukusinya muri Illuminati dore ko ariho usinya ntiwongere gusinyura. Avuga ati nge ntabwo nakwemera kujya mu kwaha nk'uko abandi bahanzi uyu Element L ajya bibakora. Gukorana na Element ntabwo nasinye muri Illuminati. Ngo numva barakwica. Uyu mujene we bamwita Uworizagura Florien benshi tuzi nka ya mpano. Mwe bahazi nawe none dufite anga bakunzwe cyane mu Rwanda nubwo atari mu bihe byiza dore ko ari kujurira asaba kuba yarekurwa mu gihe kingana nk'iminsi 30 y'agateganyo agakurikiranwa ari hanze k'ibyaha bimwe muri ibyo byaha yakoze cyangwa se bamushinja. Uwo yabikoreye yabashije kuba yamubabarira. Byinshi kuri no nkuru cyangwa se ushaka kumenya ibya ya mpano ukuntu yafunzwe n'ibyahashinzwe cyangwa se aho bigeze ino channel none twagiye dukora ibiganiro bivuga kuri ya mpano n'ahantu bigeze none wanyarukira ukabireba. Ya mpano we umva ukuntu yavuze kuri no muhanzi witwa Element L. Bibuse ko none atari bano bahanzi gusa ahubwo hari umuhanzi witwa ya mpano uwitwa Davis D uwitwa Okama ndetse n'umuhanzi witwa Bruce Melody. Yewe byiza nje ntago nakongera gukora na Element. Niba nabwita ubwana, niba nabyita ikintu cyo nagareba business. Areba ikintu cyo kuvuga ngo naguhamagaye tuje gusangira utuntu. Urabona nyine bara jene na abajene nyine rwumva batuje gusangira breva tujyane muri gym. Ubwo niba mudahurira muri iyo si ntago muri inshuti. Ngira ngo nanone murabyumviye gusa reka twigarukiye kuno muhanzi witwa Okama ko gutandukana kwa Element ndetse nawe ngo ntago byaje kurangira nkuko abandi byarangiye ngo bagende gutyo gusa ahubwo ngo uyu Okama yaje kuba yarwana no witwa Element L. Uyu Okama yitangaje yuko ajya ahereza indirimbo Element L akayimarana igihe kingana n'amezi 6 atarayimuha kandi video ye yararangije kuyikora aho ukasanga gukora indirimbo cyangwa se kurangiza projet ye we byabaye ibindi bibazo yanze no kuyimuha. Element ntabwo byazongera kunkorera indirimbo. Kubera iki wahe? Kubera ko
cyangwa there is something na something yindi iri deep ariko nuko ntekereza ko ngewe wenda y'amano yaraje arabivuga abantu bahita bamwita umusazi n'ibike ariko ngewe ntekereza ko Element Ele akeneye gucilinga akabanza akareka kubyimba mu gaki akamenya ko music yazamuye urwego yazamuye level yazamuye amashati ni level ni ntabwo ari level ahubwo yabaye nyirabuheri tu oya of course nyine navuga ko yagize aho agera bifashijwemo n'abantu amaze kubifashwamo n'abantu bituma creatinga ego itari ngombwa arabahinduka arabahindukana. Uyu nawe bamwita Yago, umva icyo yamuvuzeho. Aka kantu nkavugira hano sibyo ngombwa ko nkavuga ariko umuntu witwa Element mu musengere kandi munamube hafi ari mu bihe bitoroshye by'abantu babi cy'abantu babi dufite muri showbiz, muri icyo kintu cyanyu mwirwa mwita ngo showbiz. Umusengere ako nawe hari biba bigomba kumugera kuko nawe yagiye yizira, hari tuba twaramurabuye mbanaramuраbuye uwo mujene. Uyu muhanzi nawe bamwita Bruce Melody, ni umwe mu bahanzi dufite ahangaha bakunzwe cyane, cyangwa se abahanzi babariza muri top 2 y'abahanzi bakunzwe cyane ahangaha mu Rwanda kurusha abandi. Uyu Bruce Melody rero nawe yaje kuba yavuga kuri uyu muhanzi akaba n'umuproducer ariwe Element Ele, avuga yuko atigeze asinya amasezerano yo kuba yajya kuri indirimbo ku muproducer umwe, aho ngaho byerekana yuko yanamuhindura cyangwa se yabasha kuba yashaka undi muproducer biramutse bikomeje gutya. Koko ibi niko byagenze, uyu Element Ele ntago agikorera Bruce Melody cyangwa se Bruce Melody ntago agikorera kwa Element Ele, ahubwo Bruce Melody yashatse undi mu producer, personal producer ariwe Rio Loda, ndetse uno mu producer akaba yaramaze no kwinjira mu cyitwa 155 AM label, mu gihe uno mu producer witwa Element yari ari gusohoka muri 155 AM. Umva Bruce Melody we ukuntu yavuze kuri Element Ele. Ntago turi umugore n'umugabo, nubwo twasezeranye wenda ngo mvuge nti nge runaka niyemeje ko umuntu uzankorera indirimbo ari Ele gusa. Oya, kandi na Ele nawe ntago yigeze avuga ati uyu niwe muhanzi wenyine nzakorera imiziki. Yego, afite uburenganzira bwo gukora atiye uko abishaka kandi uko bimuhaye amahoro, kuko ukugira amahoro ni nako ukora ibintu byiza. Guys, nawe umaze kumva zino mpamvu zose jya muri comment umbwire. Element Ele turabizi ko ari umwe mu baproducer dufite ahangaha mu Rwanda bitonda, ariko se nanone aba bantu bamushinza byose byaba ari ukuri? Uyu Element Ele ibintu byo gutinda na projet z'abahanzi ibiterwa no kuba afite akazi kenshi, cyangwa se nanone Element Ele atangiye kubyimba? Igitekerezo cyawe kirakenewe muri comment. Ni nahangaha dusoje kino kiganiro cyitwa Bimenye, ni ikiganiro gitambuka kuno muyoboro wa YouTube channel ariwe Messi Impact Talks. Kino kiganiro akenshi kigaruka ku makuru ya showbiz, bantu mukunda amakuru ya entertainment, amakuru y'ibyamamare ntimukajye mucikwa, kandi tujye dukora ibyegeranyo ku buzima bw'abastari tukabasha kuba twamenya se mbere yuko binjira mu muziki bari bameze gutya, bakuriye hehe, bize hehe. Byose twagiye dukora ibiganiro ndetse turacyanabikora. Wowe usabwa nta kindi kura subscribe kuri na channel ufungura inzogera kugira ngo tujye tubana gatano ku kandi. Nimba ukunda King James hangaha twamukozeho ikiganiro ku mateka ku buzima bwe, wanyarukira ukakireba. Nimba ukunda Mike Kayihura nawe nuko n'abandi benshi, wowe usabwa nta kindi kora like kino kiganiro nimba wagikunze ugisharing inshuti zawe. Naho jye mwabanaga muri kino kiganiro bagita Promesse niyo nagize aka the king of this upward plus 250 KF234 na amazina nk'ayo n'ijyankwe gusa n'ijyankwe remeye kurya ibiti kinanemeye kugusobanurira nyita Messi.